nje gukenyuruza nkenyeze nje gusohora nje gukubura ngo gukubura no gukoropa no kunyuguza ni ijambo ryari riri mu butumwa Imana yampaye imbwira ngo ije gukubura no gukoropa no kunyuguza mu nzu yayo kandi ngo ije kugaragaza abayikoreye n'abatarayikoreye. Imana rero yagiye bivuga ibinyuze muri twebwe no mu bandi benshi kandi ikabivugira mu marenga kuba rwose abantu wakicara imbere y'abantu bambaye ayo majipo magufi nta kibazo. Kuko bura nawe niho ugiye gupimirwa izikurimo. Ubwo rero nimba yarashize navuge ngo nta na duke yari afite. Umuntu agomba kugira amavuta ahangana n'ibyo bibero. Ukamubwiriza rwose ikibero cy'umutuku kikuri imbere ariko ntungwe. Reka mwese mbasuhuza abadukurikiye. Mama shayi waho. Uraho. Ndagusuhuje. Kwambaye nk'umusirikare se. Ubundi ndewe. Ariko gucyo ukunda abasirikare iyo uri umusirikare. Ese urabanga. Wowe urabanga. Ko ariko ntago ngira ibimenyetso biro baranga nk'uko bigira. Birababaje ahubwo. Birababaje. Ibimenyetso tabifite. Nahise nge nambara teni. None se abasirikare icyo bamariye ko ari cyo bakumara. Cyo nambara teni nyine nkawe. Cyane rwose ariko nawe urayifite y'ikabutura. Nzangura akagofero ka teni. Ubundi se gukunda abasirikare kwanjye bibatwara iki? Ko muhora mubimbaza cyane. Naringize ngo ninjye nyine ukojeje cyangwa. Ariko urumva harimo ikibazo. Ikibazo se ki? Nkubona mu musirikare buri munsi. Erega ngewe iyi myaka maze ku isi nabo babigizemo uruhare. Bancungiye umutekano se. N'ubu baracyawuncungira niyo mpamvu mpora imbere ya kamera nidegembye. Niyo mpamvu mumfasha twese tubakundi. Niyo mpamvu wafashe umwanzuro. Nafashe umwanzuro wo kubegurira umutima wanjye. Reka da. Ziko umutima wamashaye ne weguriye abasirikare. Bose narawubeguriye. Wo bizababaza ziyahure. Abasirikare mwese muri kutureba muri uyu mwanya muri kurera iki kiganiro uyu mugore umutima we rwose yawumariye mu basirikare. Okay. Hanyuma mwese abadukurikiraho muri irya no ni ku IHUMURE TV ndabasuhuje cyane ndikuzo ebi hanyuma tubana mu biganiro bitandukanye ariko none umunsi turi kumwe na Mama Charlene hanyuma namwe ndabashimira bamaze gukora subscribe Imana ibaho umugisha wowe utarayikora uyikore kugira ngo dusangire iby'umumaro byakugira umumaro nanjye bikawungirira bikamfasha niyo mpamvu muri iyi minsi ubona kenshi dusa naho turi gukora cyane kubera ko ni ngombwa ko dukora kuko Imana izatubaza ibyo yaduhaye kandi ibyo yaduhaye nibyo tugomba kuzamurika nawe rero ufite ibyo uzamurika natwe tuzamurika ibyo twagomba kukugezaho nibi hanyuma rero katugushimire wowe uri mu Rwanda wowe umva ikinyarwanda uri mu bihugu by'amahanga ariko ukaba uri umunyarwanda byanze bikunze of course uri umunyarwanda kuko umva ikinyarwanda cyangwa se barakize bari kukikumvisa nuko ni sawa rero uhabwa umugisha n'Imana uyu mumaro wo muri kamera nawe yitwa Mukeshimana Emerita Mukeshimana akoze cyane kuri momo ye ni Mukeshimana Emerita akunda beka n'amazina ariko kundanga muntu yanjye Mukeshimana Emerita amazina ari kwiraga munene yaba kuri momo Grace turagusuje cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukunda Mama Charlene cyane Grace ndamusuje aho zambwira ngo nugiye muri Amerika ni uzakwakira mbere y'abandi kucyo atabinyibwiriye cyangwa ajya nyandikira simumenye kubera abantu benshi ufite nyine ko manajinga biragucanga samubwira bimbwire se Grace no kuri kw'Imana ndora wandikire Mama Charlene telefone ye ni 078 abimbwire mu cyongereza ko nkunda wamuhaye nimero zawe ugahita zibona azifite wenda asanga atazifite azayica mu gikari azajya kuri Mama Charlene official azazibona wazishizeho afite itorero rikomeye hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu mahanga aho Mama Charlene zari inkorera gusa urabeye urishyire ku mutwe ese uri kubwira abantu ngo ufite itorero uvuga ngo nteza ab'iduniya abisi yewe n'ubundi barakunaniwe mwa mbona baragerageje kenshi bikanga naho basigaye bakubika ngo Mama Charlene yapfuye ngo imiterere y'ikiriyo cye urabeshya ubwo muri abagome ko nutaraje mu kiriyo cyanjye abantu barampamagaye ngo wapfuye urabeshya Mana we yabwiye ndacyariho abashaka ko ngenda muzagende mbere yanjye Nge ntacyo mbaye Imana yacyandindiye mu isi nubwo abantu barampamagaye benshi bambaza ngo Mama she uriho
ninde yakoze nkuruze nababa bishakira kashi nyine ariko ibintu umenya ntabyo ari danje handitse ngo mama Charlene ngo yapfuye ngo imiterere y'ikiriyo cye abantu rega si ukumpamagara bahamagara bakagira ngo iri bwitabwe na Charlene umwana wanjye bakumva ni njye yitabye ntabwo byoroshye we umace urahumeka nawe bazi ko utakiriho ndahumeka birenze no guhumeka njye simpumeka nisigane ahubwo ndanahumeka nta nubwo nzapfa vuba Bikira Mariya abashaka ko mpfa bazagenda imbere yanjye nibagerayo bakumva ni heza bazagaruke banjye ntabwo wapfa utarajya mu masezerano y'Imana yakuvuzeho byose erega nta nubwo babizi ubundi se njyewe nanapfuye napfa ko naba natashye muzi ko byaba binababaje njye ninagenda nzaba natashye uretse gusiga abana ariko urajya hese ibyo haracyari kare ibyo ntabwo bitureba ibyo gupfa kwawe ibyo ntabwo tubyitayeho kuko iyo yaguhamagaye ikaguhanga ikagushyiraho niyo yari izi ko uzaba uriho uyu munsi uhagaze mama Charlene rero nk'umuvugabutumwa kandi nk'umuhanuzi agira impuguro nyinshi tutajya twirengagiza ngo duce ku ruhande ariko nanone kandi nk'umuvugabutumwa nk'umwigisha nk'umuhanuzi tuba turi buze kwibanda cyane cyane mu ivugabutumwa mama Charlene ijambo ryatumye ukizwa n'iri njyewe nta jambo ryatumye nkizwa gutya njyewe ahubwo n'ijwi ry'Imana ryampamagaye ndakizwa ni Imana yasanze ndi iwanjye nka 9:00 z'ijoro numva ijwi rivugiye mu cyumba rimbwira ngo kizwa umugabo wawe yirirwa akubwira gukizwa ukanga ndashaka kukizwa umugabo nawe wigusabaga yajyaga ambwira ngo arashaka ko nkizwa ko mbere nigeze kumubaza nti kuki washatse ko nkizwa nyuma kabimpora arambwira ngo narakwitegereje mbona sinari kuzagushobora ukiri umusilamu kandi koko nibyo kuko abarokore rero yari abazi aravuga ati reka nze muhindire mu barokore ariko byari umugambi w'Imana ese ko nzi ko wakundaga ijuru ukiri na mutoya uri mu basilamu nawe wajyaga watura kuza mu ijuru ndi mu basilamu ahubwo najyaga hari abasilamu najyaga mbwira inti none se kuki munywa itabi kandi mugasenga 5 abasore bantereta nkabwa none se kuvuye gusari ukaburi no kumbwira ibingibi mbese hari byinshi najyaga ukaduta ukumva n'ubyumva neza kumva sindi kubyumva ndibuka hari umwarimu wigeza anyigisha ikorani nkabona aranyandikiye yashyizemo n'imitima kandi yari umugabo nkamubwira ndashaka iyi duwa runaka uyinyandikire ndashaka iyi sura runaka uyinyandikira uyimaka yinyandikira agashushanyaho n'imitima ukabona ntibijyanye nyine nkajya nkwitika ku bintu nk'ibyo rero kujya mu ijuru no gutinya Imana ni ibintu nakuriyemo nubwo ntari inzira binyuramo ariko nkumva ni ibintu mfitiye amatsiko hanyuma biza umaze kuba umukristo noneho ugiye mu ikibazo urakijijwe wumvaga umurimo wa mbere ukunze ukigera mu rusengero ari uwe wumva uzakora umurimo niyumvagamo n'uwivugabutumwa wese utangira kubyumvamo cyane nyikandagira mu rusengero hari n'umumama w'inshuti yanjye tujya tuganira najyaga mubwira nti ngewe nubwo abaririmbyi bambwira ngo nzaze mu makorari yabo ariko njye niyumvamo kubwiriza numvaga bindimo kandi koko nabwirizaga ndi na mutoya ukabona n'abantu bakuru bihanye kandi ndakana hari nabwo nkikizwa none se Bibiliya wari wakayisomye Bibiliya icy'ingenzi ni umwuka w'Imana nubwo narayisomye cyane ariko Bibiliya se naho wamenyamo inyuguti imwe Imana igaguha no kuyihishurirwa no kuyisobanura abantu ntibakihana ntabwo ari ngombwa kugira imirongo myinshi icy'ingenzi ni umuhamagaro n'impano wagiye mu ivugabutumwa mu uyu mujyi uzenguruka amaparuwasi menshi hanyuma no mu ntara wagiye ujya mu ntara ukajya mu biterane bikomeye mama Charlene ni ikihe giterane cyangwa irihe teraniro wagiyemo kumva kabisa uwo munsi uri mu mavuta adasanzwe ngewe amateraniro yose nabagamo Imana yabanaga nanjye nimba hari ikintu nishimiraga n'urugendo rwo kuvuga ngo ngiye mu ivugabutumwa
kuko ahantu hose nakandagiraga haba ari niba ture haba ari ku manywa na nijoro kwa kundi uvuga ngo uyu munsi nigishije ariko nta bihe nari ifite sinigeze mbura ibihe kuva Imana yampamagara ahantu hose rero najyagayo nagiraga ibihe byiza nkabigirana n'abantu b'Imana ndetse n'ijuru hanyuma nkagubwa neza rero sinavuga ngo ahantu nabwirije biba byiza kurusha ibindi ahantu hose nakandagiraga Imana yari yaranyemereye kubana nanjye kandi koko narabibonaga. Mama Shale mwivuga butumwa wakoze mbere so twabigarutseho cyane mu biganiro byatambutse bigaragara ko wagize imvune ariko ivuga butumwa ry'uyu munsi aho ugeze isi byaroroshye usigaye ubwiriza abantu barenga 8,800 ngahe icyarimwe none nagira ngo twereke ivuga butumwa ry'uyu munsi none uburyo biri kukorohera n'iryo tugiye kwinjiramo mu gihe kizaza. No kuri nubwo turi mu bihe bikomeye bya covid byatumye wenda abantu batagenda ariko ngewe ibi bihe Imana ni nkaho yumvise gusenga impikiruhuko kuko wenda itanyura muri izi nzira ntago nari kwibwiriza ngo ngiye kwicara ndeke kugenda ngo binkundire kandi mfite ubutumire bwinshi. Nari ngeze ahantu numva n'imitsi hari zaturika yo mu mutwe ubwo rero nari mfite ubutumire bwinshi agenda yarashiraga nkandika agenda igashira nkandika naravunikaga cyane ubu rero ivuga butumwa ndi gukora ndi kuryishimira n'ukuri ubutumwa buragera kure ndetse ku bantu benshi kandi nanjye noneho sigaye nicara mu rugo abana barambonye nkabatekera nkabategurira nabo mbese bakambona kandi nanjye nkanaruhuka. Rero ivuga butumwa ry'ubu ndaryishimiye cyane cyane ko ariko nirindi ritandakazaga ngewe imvune yose nagira ndi gukorera Imana ntago njya nyicuza. Kuri iki gihe niba umuntu akurebye abona wambaye nk'ikigori kera ukidoda aho wambaraga gute ukibyidodera? Nkibyidodera ntago nambaraga nk'uko ese nari kubona amafaranga yo guhinduranya imyenda nari kuyakura hehe? Nerega nicyo kikwereka ko gukorera Imana no kuyikorera nyene ntaho bihuriye nta mu boss ubundi uhemba nk'uyu mwami. Kugira ngo uzahinduranye imyenda gutyo udakorera Imana biragoye. Kuri ubu urasa neza cyane kuruta icyo gihe hanyuma kera wajya kujya mwivuga butumwa waravuze uti hose byabimeze neza iyo nakoraga umurimo numvaga amavuta azanguwe neza twiye tugana mu minsi yashize turavugana ngo ahantu wagiye ugera bikagukomerera hamwe na hamwe bagukurikije amazi bashaka kukuroga hanyuma nza kwibaza rimwe na rimwe ntago wajyaga wicara ngo uburanye Imana uyibwira uti ko bimeze gutya kandi warambwiye ngo nyuraha ubundi byanyu uzabifungura ryari? Okay. Ubundi ku umuntu utonganye yamuremye sinzi azabona ishyano. Hari ibintu ngewe byari bindimo nari nzi ko mbabaye nyine kandi ngomba kubabara ntacyo narenzaho ariko nari nzi ko nibitwenge bizaza kandi nibiza ntawe uzagira icyo arenzaho. Niyo mpamvu iyo umuntu ashatse kwitambika mu bitwenge byanjye yayatamo kuko ngewe nseka narabihawe niyampamagaye. Rero narihanganye ndarira ndanababara nkumva ko ngomba kubabara cyane ko nta cyago cyanzagaho Imana itakimbwiye. Nimba Imana ivuze ngo ngiye kukugosora ngiye kugucura nkugire nk'ifeza n'izahabu ngiye kukunyuza mu muriro uve mumeze nk'ifeza cyangwa izahabu ikambwira ngo nzagukoresha iby'ubutwari ikambwira ngo abantu benshi bazahembuka kubera wowe uko biri kose nari nzi ko ngomba kubanza guca mu ruganda. Rero narashinyirizaga nkababara ariko kuko nari nzi ko hari umunsi wo kwishima. Kwivuga butumwa twakunze kugarukaho n'ubundi dukora kuko ntituzarijya kure n'ubundi ari wo mwuga wawe ari nabyo ubarizwamo burane nabyo Imana wenda izakubaza. Mama Shale hari ijambo rivuga ngo bahinduriwe benshi kuba bakiranutse bazaka nk'inyenyeri. Wowe wicaye mu ntebe yawe nkuko wicaye neza mwifuteyi uri gukata gutyo wumva hari abantu wigeze kubwiriza bagakizwa cyangwa wahuguraga abasanzwe bari mu nzu y'Imana hari ukuntu umuntu ajya mu giterane cyangwa ari mu iteraniro akamara kubwiza akavuga atabakira Kristo nk'umwami n'umukiza benshi ibyo bikabanezeza. Hari n'ugenda kubera ko ari igiterane cy'abamama bibana kubera ko ari igiterane cy'urubyiruko kubera
n'ubundi basanzwe bakijijwe nange baza mama Charles wowe hari umunezero ugira kuvuga uti hari iterano nigeze kubamo mbona abantu baraje gukizwa pe simfe no kwa ngo ni iteraniro se aha kuri kamera bakubwiye ko ho badakizwa sinaza nakiryamira nkaruhuka cyangwa nkajya gukora teriye nkadoda kuko kudoda biracyari mu mutwe wanjye mba numva n'amastire kuyadoda nanabimenya cyane ko nagira n'abakiriya benshi cyane na n'iyi saha rero ndacyabwiriza ubutumwa kandi abantu barakizwa no muri iyo myaka harimo abakizwaga hari n'abantumiraga mu mibatizo na n'ubu kandi harimo abampamagara ngo ngiye kujya mu rusengero nzabatizwa bagiye babatizwa cyangwa bagiye bakizwa ari ukugenda bumviza inyigisho zahangaha rero nta gushobora kwigisha igiterane kitarimo abantu batarakizwa kandi burya n'abaguye iyo bakijijwe kubera wowe cyangwa n'abari basindira iyo bakangutse ni uguhindura abahinduriye benshi gukiranuka ntago ari abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza bonyine niyo ubwirije umuntu ukamubwira ngo va muri ibi bintu akabifatira umwanzuro akabivamo ari we biturutseho burya nabwo ubumukirije ubugingo rero ni nacyo cyatumye mwivuga butumwa ntacogora ni nacyo cyatumye nkomeza kugira morale umuntu yambwiraga ati ngewe natangiye gukizwa waje kwigisha iki giterane ndi runaka ninjye wapfukamye cyagihe akanyibwira ubu nanjye nabaye umukirisitu mwiza wumva se nibyo mbacaka ubwo rero nawe urabyumva nge birambyibushya ku buryo naho wankubita ntareka kubwiriza mu mesi atambutse abantu barambwiraga ngo nishyire hasi Bibiliya nkabareba ngo ukore iki sha nyine ni za kode zabo zo kumva yuko ntakwiye kuyifata okay nkumva mbuze ijambo mbabwira ntereka nze no gusubiza ntavugira muri kamere umuntu utinyuka kubwe ngo nishyire hasi Bibiliya koko urinde kwanza unatoka wapi uvuye he uko urinde ateye ibuye ku karere kuko ivuga butumwa ndarikunda mureke mbabwize ukuri nje nkurikije ukuntu uyu muboss ahemba mwisi yababaho isi riko ntago mvuze igihugu ndimo nta muboss uhemba nk'uyu nkorera uyu muboss aguhemba ibyo kurya akagwa n'amenyo yo kubirya iyo kubwiye ngo uzambara guha n'umubiri wo kwambara mbese aguha kubaho ukarya ibyawe nta muntu uguhagaze hejuru ariko ngo navuga butumwa ngo ajya kubita ngo akabakubita haraguhonda none se nyine arazamura akanamanura arabyibushya akanananura nyine ibyo none se yahemba adahana ubu ngubu ubona ari kumpezagira hari nabo yafunze ku munwa avuga ati ntago muzongera kurya barya ubusa bakarenzaho umuyaga kandi ntago ajya amenyerwa nanjye mpora muhindira umushyitsi kuko nzi neza ko nibeshye gatoya yahita mfata nkaho tutigeze tumenyana nimba bavuga rero ngo Yesu aratabara hatabara abamukoreye ariko anakoze isoni byose arabigira ariko njye sinjya nibwira ko ari uba wabikoze ahubwo ba nyiri kubikora nibo baba bikojeje isoni kuko nta wamukoreye uzikorera amaboko mu minsi yashize tutarajya muri covid bitarabaho hari abagiye banabihanura ngo hari umukecuru ugeze guhanura ngo hari abapasiri ngo bazasabiriza hanyuma nza kwibaza ndavuga nti reka nzaganire n'umuntu umwe mu bakozi b'Imana n'umuvugabutumwa cyangwa se ni pasiteri ntekereza ko wenda icyo yashatse kuvuga ni igihano cy'Imana hanyuma nza kwibaza se namwe Imana igiye bakubita ikinyafu ikabana hasi mukabigarukamo mukagaruka mu murimo cyangwa baragwa bakabivamo ariko buryo umuntu Imana ikubita nuko ibinamukunda ujye utinya umuntu Imana itajye nareba nabi na rimwe ukabikora ikakureka kongera ukabikora ikakwihorera burya haba hari ikibazo ariko iyo ugize Imana ugakora ikosa ikakunyuzaho urushyi cyangwa umunyafu ni ikikwereka ko uri umwana wayo burya abandi bo yarabaretse naho kuvuga ngo umukecuru arahaniye ngo abantu abakozi b'Imana bazasabiriza ntabwo ari we wenyine wabihanuye ahubwo amatwi yarabaryaga ntibajyaga bumva ubuhanuzi bukomeye Imana yagiye bitubwira keshi ngo nje gukenyuruza nkenyeze nje gusohora nje gukubura hari ijambo nkunda kubabwira ngo gukubura no gukoropa no kunyuguza ni ijambo ryari riri mu butumwa Imana yampaye imbwira ngo ije gukubura no gukoropa no kunyuguza mu nzu yayo kandi ngo ije kugaragaza abayikoreye n'abatarayikoreye
Imana rero yagiye bivuga binyuze muri twebwe no mu bandi benshi kandi ikabivugira mu marenga bari tayeri barabyumvise ariko kuko ubuhanuzi bukomeye n'ubutumwa bukomeye ntibabukundaga watangiraga kwivuga ukabona abanyiramwiza bararerembuye ukabona abandi barasohotse ndetse kuri mugore ahorana ibisharira bigira ukuntu ariko nizere ko noneho nidusubira mu rusengero izajya ivuga hari batega amatwi ariko n'ubundi uhorana ibishariye wowe koko bundi ariko si ubundi abo mbwiriza abo ntibasharira tujye tuvugisha ukuri ni gute muvuga ngo mbwiriza ibisharira abo mbwiriza abo ntibashaririye azagiye muri gereza akaba ujya kubwiriza muri gereza se hari icyo batwariye Imana abantu babi ni abafunze bagenda bariya se muri gereza baba babatwaye iki ko nyine se bari mu ishuri rya gereza bari Imana nyine bisangira hariya bari muri gereza kandi banagenda nibo babi. Mama Shale reka tugane ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi sinjya nkutindana urabizi uyu munsi uri mu bantu nyine bavuga ibishaririye hanyuma usibye na mu itorero rya ADPR warizwamo irindi torero bagutumira wajya kubwiriza najyayo none se Yesu ko yavuze ngo duhindure abantu yigeze avuga ngo muhindure aba ADPR umuntu wese wampa ikaze najyayo usibye ko iyo ngiye kujya ahandi ntera ivi nkabaza Imana nti ni wowe uvuze kuko hari aho wajya ukahavana rwangendanye hari abavuga butumwa benshi bagiye bajya ahantu batasenze bahakuye izindi mbaraga baba babi kandi bari bazima ngo sinzi wagezeyo imbere ntabwo mu nsengero zose rega ziriho ari insengero zisenga Imana ngo warageze bamuhaye agatuti ngo abona abagore bose bicaye imbere bambaye utuntu tugeze hano ngo kubwiriza ngo amavuta arashira oya nawe arabeshya yarashize se yarayafite ariko ujya utinya amavuta atabasha guhangana n'abazimu ubundi ubwo nta mavuta cyangwa apu nayibihwagari ngeze ngo wava babwiye uti mwambare bigera hasi no kuba rwose abantu wakicara imbere y'abantu bambaye ayo majipo magufi nta kibazo kuko bura nawe niho uba ugiye gupimirwa izikurimo ubwo rero nimba yarashize navuge ngo nta na duke yari afite umuntu agomba kugira amavuta ahangana n'ibyo bibero ukamubwiriza rwose ikibero cy'umutuku kikuri imbere ariko ntubwe ariko nimba imbaraga zimurimo arizo zigukurura ukananirwa menya ngo niwe ukurusha imbaraga tayari uratsinze hanyuma se uzafata abagore bose bambika amajipo maremare n'abashiki bawe barakunaniye amajipo maremare gafite abayambara nese uzagwa ngo wageze imbere y'iteraniro ngo uragwa nujye no muri kwasiteri ko atari yaso kaba atari yawe wiguriye ukahasanga bambaye utuntu tugufi naho uzagwa nujye mu bukwe se ko bashiki bacu mubizi ukuntu ahantu hose biba bikomeye nujye mu bukwe uzababwira ngo mwese mwambare neza naje agomba kugira amavuta peza ubwo bumini bwabo n'ibyo bibero ku buryo nabona ikibero cy'umutuku ahita abona ari umukara haleluya ku buryo nabona amaribori ahita abona ari ibiti bya mushwaratuye naho umuntu uba ufite ubwo buvuta bwe areba ikibero bugashira reka n'igihwagari amavuta akunda amavuta muzi icyo ari cyo amavuta y'Imana nizo mbaraga Imana ikoreramo ubwo rero ni amavuta aba ari hejuru y'imbaraga zose haleluya imbaraga zose bagutega imbaraga z'amakofi imbaraga z'ayo mabuno imbaraga z'amaguru byose ukajya ubirenga ubwo rero ntibakabeshyira abantu baba barashiriwe ese ubwo yaramushiranya abigenza ati yarakamutse abigira ati abisi baravuga ngo harahiye koko haje gushya icyo gihe nawe mujye munyumvira ubwo se utuvuta tumushiranya ari ku ruhimba ari umukozi w'Imana abyifata amate menya ngo harahamagara abadiyakoni ngo bahaguruke ngo babanze basenge ibaze uwo mukozi w'Imana shamubwira uti nawe ucyoye igihe kabisa nimba yari yanadushatse yari yashatse duke urananiwe ubu ugomba kugira amavuta menshi kuko hari n'ameneka iyo uzanye ubuvuta buke ari n'igihe uva mu rugo bwashiriyeyo wagera mu muhanda tugashira ukagera mu iteraniro twakonotse kubera ibyo wagiye uhura nabyo mu muhanda se Mama Shale tugana ku musozo hari ikintu kimwe gikunda kugusha abakozi b'Imana cyitwa amafaranga
aho dushobora gutumira mama Charlene agahita atubwira ati nimero yanjye ya mobile money ni banza usubiremo ngo aho mushobora gutuma iryo zina nturivuge irihe ntunarikoreshe ngo aho dushobora gutumira mama Charlene. Okay, impamvu twavuze mama Charlene nk'umukozi uri umweru aho hantu ntukahavuga ngo nahashyire. Urabeshya? Umva reka nkubwire. Mbwira imbaraga zagukomeje. Uzakora ikiganiro nushaka uzabwira abantu ngo umuntu mama Charlene yaba yarabwiye ngo mu ntegere azaguhamagare. Nushaka uzabamagare kuri radio Umucyo. Baribwizaga bagatanga ituro. Nta muntu upima. Ariko se barinda batanga ituro ubundi n'itegeko. Njyewe rero ngira imyumvire yanjye. Aho bakakutungisha iby'umubiri niwe watungishije iby'umwuka. Ariko wakugira umuvuga butumwa ndumva wayabamara. Bayamada. Nurese sinabaye iby'umwuka bagomba kuba iby'umubiri nyine. Hanyuma se ubibaha wabiguze. Uravuga ngo wabibaha ukajya ngo ufite umunatungwa n'impano ye. Wakuye hese waranguye. Imana ari impano ngo intunge. Yego de kuki utayijyanye mu isoko se? Oya nuko ariyo kubwiriza. Yarakubwiye ngo ujye utungwa se ujye baguhangaye. Erega bayazanye bagomba kuyaduha. Yewe ntabwo Imana izaguha impano yo kubwiriza abantu. Irabizi. Wamara abantu b'Imana. Ikintu nemera ngo nimbura umukozi w'Imana jya gukorera Imana iguhembe. Ndetse n'ibinaba ngomba mbwa uyishyuze. Y'ubwayo. Uyibwira uti nagukoreye mpemba. Ugiye mu rusengero ngo pasiteri naguhembe nawe ni umukozi mugenzi wawe gutese. Hari umukozi uhemba undi? Uribaza. Kandi burya abantu baguhembye bagukoreramo duke. Ngewe iyo baza kumpemba bari kumpa make. Iyo nze kugendera ku mushahara w'abantu barayamase bo barayagira. Urajya kubwira pasiteri ngo aguhaye agatike gakeya watahana yavuye ku rusengero. Uribaza. Kora abapasiteri batabona nayo kwishyura inzu batabona na minerivare z'abana babo urajya kumubwira ngo ariko ngiye rwose wamaye makeya ntabwo nzongera kwigisha. Uramuga ngo yaguhaye make wasiza ngahe igihe wabwirizaga batanze ngahe? Ese nimba abana yatanze ni wewe wayabakuye mu makofi? Uribaza. Genda ubwirize uvuge ngo ngiye ku kazi k'Imana ku murimo w'Imana ni nayo izampemba. Hanyuma numara kubwiriza ufata inzira ugende nugira Imana ukabagiriraho umugisha. Bo bicare bagushyirire muri envelope nk'abantu babitekereje. Ariko niba tanabikora bati Imana iguha umugisha uwutahane ujye kwishyuza yaguhaye akazi. Ntiwumva rata. Nuko rero nabayeho mu myaka yose nta muntu nigeze nakitike, nta muntu nigeze mbwira ngo mpaye make, nta muntu nigeze mbwira ijambo na rimwe. Icyo nzi nuko nageraga mu rugo nkabwira Imana inti mpemba. Timve kugukorera. Aho kugira ngo njye gukambya impanga mbone mvuye mu iteraniro nta n'ijana afite wenda kuzana gujijita ikinzana nisubizayo ntayo mbonye ndakare. Uretse nzasubireyo. Pega ubundi ubwo ni n'ubugegezi. Ubugegezi. Cyo. Nagese nkayishyuza kandi ngiye narayishyuje yarananyishyuye. Biragaragara. Kandi biragaragara se mwari mwabibona. Kundi ukuntu muvuga mukayamara hakiri kare. Ya ningi utayampaye. Reka nkubwire. Ntago ntaragenda nicaye. Ariko nkiri mu bukode. Cyo. Yego merita. Wabuze se? Izampemba. Izampemba ihembe ubuzima we. Izampemba ku buryo n'umuntu wese ubu hari ababibona ko yampembye. Hari nande bandeba ngo nabagabo bayampa ariko ari igihe mbabwira inti namwe muzagenda abo bagabo njyamo mubajyemo namwe mubeho neza nkanjye. Izampemba abantu ba hafi na kuri babibone kuryo ntazajya nanabivuga kandi n'ubu naho ntabivuga. Niyo ntambutse ngo ndiyemera ubu se baba batanyemera nanjye siniyemere ubwo nkasigara ndurana. Ntiwumva rata banza wiyemere bakomere. Rero irahemba kandi ngewe iyo nikabakabye numva itaraza. Mbona ari nk'agatonyanga yashyize mu nyanja. Numva imirindi iyo kuza kwayo. Ubu numva nyine amaboko ari kundya. Kandi none birumvikana ufite agacu kuko aho ugeze. Amaboko ari kundya mba numva ngiye gutwara. Wari wumva aho umuntu yumva yicaye kuri vora kandi nta n'amafaranga afite kuri konti ngo ndayabikuza nyigure. Wakicara ukumva uri mu rupangu rwawe rutikoraho. Ntiwumva. Kandi nta n'ayinzu ufitema. Ariko hari agacu. Ibintu nk'ibyo. Ariko ukurikije aho ugeze uyu munsi rwose biragukomeza. Ariko burya na kera niko nari imeze. Ntaratangira gufata ku mafaranga. Najyaga mbwira abantu b'inshuti yanjye nti ndumva ibifaranga impande zanjye.
nuziko mba numva ibifara nkuko ndi kwivugisha kora ku ruhande sumpereza mbona nyage ariko igomba no kumpemba ubusa nirwa nsarara kubusa ubu hari n'amazi wanguriye nzana amazi aho ushaze sha zanira jibu rega Imana ibiri kutureba reba ibiganiro byose mba nakoze nta nushobora kungurira y'umugezi ni naho rero bitandukanye na byateraniro ngo ndabeshya se si wowe turi kumwe we nzana jibu aho udasha ibaze ko umukozi w'Imana bamuha jibu harya Yesu we yewe cyoko uramwikize umukozi w'Imana bamuhanire abafunze ndabibonye ntujya unakira abakozi b'Imana Imana izatujya neza nidutinde inaha yego tukabihagaramo neza kandi nitanabiduhera inaha ndashaka kubwira abantu ko hari ibintu twabikiwe biruta iby'inaha kandi njye naho napfa bakanshyingura uyu munsi amaso yanjye abonye neza y'Imana. Haleluya. Reka tubashimiye mwese baba badukurikiye muri irya no hino ku isi. Imana y'umugisha ni mama Charles twari kumwe. Mama Charles, amen, wakoze cyane kwihangana, wari uhagaze neza ku gatuti. Reka nuva ku gatuti baguhereza amazi yo kunywa. Yewe icyo nzi nuko uri kubeshya abantu nayo uri bumwe. Uroye Tugiki Imana ntayagu Imana irayagu. Naho ikure mu isoni. Imana irayagu. Irayamanyene sindi bukurenganye humura. Ntiwumva. Kuko niyo nicaye hano imbere ya kamera ntanga ikiganiro. Gemba numva naje kuyikorera. Ntiwumva. Kandi igomba kumva. Uri mu murimo. Ndi mu murimo. Gumamo. Yego ko. Taro ubusura bana ndi nkunda rugino iza kwirwa yifotoza. Uribaza. Mba naje kuvuga Imana. Se wumva. No kuyikorera kugira ngo mpumurize abababaye kandi mbwira abantu ko Imana ihari. Amina. Ntanga yo matangazo ubundi nanjye kandengera. Amina. Akoze cyane Mama Charles. Yego. Imana igumugisha. Wakiriye. Hanyuma reka mwese tubashimira aho twanye muri iki kiganiro. Imana bagiye neza mwakoze cyane. Narikuzo Emine kumwe na Mama Charles katujye gufata amazi ntagasubira.